urifuza ko asara gusa nta kindi kibazo. Nahise nkakimbiza nanga ati toka unja korana nabi wanyu toka genda ajya kure yanjye nangaje abandi bakozi bashyashya ngubu harimo abanjye na bintu by'ikiryango. Umubyeyi wese arera shaka ukuza maze nguwabyaye azabintwari ariko ndondoro amafi ndondoro amafi ngwino mukorano hano harimo amafi mukuru wawe ubu none ahangagiye kuba miliyoneri wajya umenya ubwe agiye kuba miliyoneri bya bibazo byose wajya no kwiga i Burayi naho habaye iki suri kuvuga none sibere muri kumukorera murabo ndindo bimukoreye susa ndindo bimukoreye babaye hari habaye urabizi ko byagenze mureke nyine sari umuntu yasaze arasaza ahubwo bakabesubura ko mukuru wagiye kumera neza nawe ukamera neza narumiwe genda nyine umufashe genda umufashe ndayiroba Kiri hano we ngubundi ngo tugire ngubundi ngo duserebure we yewe oya mfite ibyishimo ntabwo afata kubyumva ntabwo wabyumva nagukoreye umuti umva akira ndabona Kigali muba muhora mushira biraho nyine rwaza tugapfundikanya tukagira gute tukabona burakeye mugabo wese natwe ko tutapfundikanyaga mu minsi yashize nkaba mbona ari byo bidusatira reka baturanye se kwa Mukamana barongeye baraturengera n'ubundi ya mihati ntibabishyizemo abaturanyi ntabwo aribo baturengera gusa buriya hari igihe hazamo kidodo ukibaza uburyo bigenze nawe bikaguca ariko abantu nabo bashiko abanyacyaro ariko babaye ubu narinje gushaka mukecuru wawe mukecuru ntawe uhari mukecuru ntawe uhari mukecuru yagize ikibazo ararwara ahubwo nanjye nandi mu nzira zo kuzavamugana nkabikubwira ubu rero ntawe uhari twagize ibibazo arwara indwara nako tutaramenya neza iyo ariyo ntabwo turamenya ngo ni ibiki yafashwe yavugishwa avuga asa nk'umuntu ataye umutwe twari tuzi ngo Kigali ntibaroga ariko ntibaramuroze niba ari ibyo yakuye hirya mu baturanyi baramugenzo bakabimwoherereza ntabwo ndamenye ibyo ari byo erega buriya no kugira imitungo myinshi biragoye nase si cyo cyatumye buramukura hariya kugira ngo ndebe ko umutekano wawe naho wamuvanye naho wamujyanye ubona sindajya kumuvuza ngo ndebe ariko byange bikunda kujya kuzajya wenda narinje nje kumureba iyo nza kumubona byibura wenda hari icyari gukemura reka ariko wowe nta kintu wamfasha none si ikibazo gihari ubundi nyirizina ni iki hari ikihe kibazo uriya mugore wawe ndabona ameze nabi hamwe nahinga utudegede yahanyambuye umugore wanjye se wawe hamwe nahinga utujumba munsi y'urugo hose yahanyambuye hamwe twahingaga ibishyimbo mu rutoki hose yarahatwaye gute se hose yaraje aherutse hirya ku isambu yaraje akora ibyo bintu yaje nk'iyagatera ndavuga ati se newe n'abaturutse ni gute se ibyo bintu yaje habi mu maso mbona ni umugore usa n'abazungu ariko w'umwirabura ese ni wa mukazana wacu w'i Kigali ntabwo narinzi ko yaza ngo anyirukana nere hejuru uko mbona azanye insoresore ngo toka ngo va mu masambu yacu ukakubeshya burya kubera nta n'udutelefone twigirira hano hariya mu cyaro rero sinaheruka gufite telefone ra mugabo wese ko nanjye nagiye kunywa agacupa ahantu nimugoroba bakanera uwakajwiga za nzoka zanyu zibyagwa mwanyweye ariko rero n'ubwo icyo kibazo kintunguye kuko ziko yaje kuhareba bareba nyine ibikorwa byacu n'imitungo dufite ngo amenye uko imeze n'aho iri ariko agaruka ntabwo ibintu yabimbwiye nabonye azana insoresore zigeze muri enye ziraza ziranjugunya ati toka nanjye ndavuga
ntabwo naguma kurwanira iby'abandi atari ibyanjye. Sinamenya imigambi bapanze. Nanjye nahise mvamo, cyakoze ndateganya utwaka nari nahinzemo kudukuramo. Njyewe ubwanjye nari nje kuvugana na mukecuru wari wamaye uturima two guhinga, nari nzi ko nzajya mbazanira. None se yakukuyemo wakubwira ko agiye kuhamaza iki, yagiye kuhaha nde, yagiye kuhakoza iki? Yaraje akwirukanamo gutyo gusa ngo shani mutaba amaso nubwo ari umugore wawe ko arakurya cyangwa kabakuraho mwese. Reka ibyo bintu. Ibyo bintu. Twaba tubanye nyihishemo rero. Yaba nyihishemo kuba amaso wowe. Ndumva ibyo bintu yaje gukora yagira hano ntabimbwire, ntabwo nuri ibintu neza ntasize. None se ntabwo mubezeranye? Ibyo bintu ntabyo nzi. Ndababaye. Ntabyo nzi. Uzi kuba ahantu bakuraga umwumbati wo kotsa mu cyaro umuntu akaza akakujugunya. None se yaba yarafatiranyije nuko umukecuru afite ikibazo? Ase umukecuru ko yari muzima byagenze. Ntabwo uyu urumva n'ibibazo bibiri bihuriranye. Urumva umukecuru ararwaye, none umva madamu n'ibintu akoze, none se ubwo yahahaye ndi hasigiye. Nese hagiye kurara. Batangiye kumugenda n'umutaba amaso. No kuvuga ngo ubwo nabandi bagiye kuhigabiza kandi rero waharindaga. Ariko nanjye ndaharya runono nimutitonda nanjye ndimura imihati. Oya umva. Ndimura imihati rwose. Rindira wumve. Nubwo umukecuru afite ikibazo, ariko ndahari. Sibyo? Okay. Ndahari nk'umuhungu we, ndahari nk'umuntu uzi ibintu biri hariya. Haka ibi bintu ugomba kubigendamo gake. Ugomba kubigendamo gake. Hakaba hari undi ubiri inyuma se? Kadogo wakisangura ahantu utazi nawe. Oya ndabikurikirana. Ubwo mpaye amakuru ndabikurikirana. Nawe ndaza kumuganiriza. Hase muhita kumbona nta kintu witaho irama itungo kwihagije. Uri mu biki? Urabona mukecuru arashaje. Umva arashaje ariko ni muzima. Arahari. Kuba hari rero nubwo arwaye ntabwo nahita mfata ibintu ako kanya ngo mbikoreshe uko nishakiye kandi ejo saa isaha ashobora gukira. Wa mugabo washatse neza ariko bariko nkubwira. Banze avuzwa kire ibyo umudamu wanjye nabyo bimparire. Bindekere. Reka mvuge make. Bindekere ikizima nuko menye inzira birimo, menye ibyo yakoze yaje. Ubwo nanjye ngiye kubihagaramo kigabo nkurikirana ibyo bintu ndamuganiriza, mubaze icyabimuteye n'uwabimutumye n'impamvu biri inyuma. Wowe tuza uzave n'igisubizo cy'ikijyanye. Nanjye reka nahe kuko nsanze hano yandibata yavuga ko naje mu bugambo. Ikibazo umbwiye ungejejeho wowe uzasubira hariya ikibazo nagikemuye. Ya makuru Ni meza. Meze neza. Ko musanze wenyine se abantu bagiye? Abasize aho bagiye batembereye. Ko gusiga wenyine? Yego. Andanga. Gusa no gukora iki wenyine nta n'agateleviziyo bafunguye mu basubiye. Ngo ntabwo riba ryakwisha. Reka ntabwo ryanyica. Gusa bigenze gute? Kugira ngo utakwica bigenze gute? Mfite telefone yanjye hano rwose. Wayirire amafilime atandukanye. Ndi kwirebera kuri WhatsApp uko bihagaze. Amakuru se ko ntakumenya. Ya amakuru ni meza. Nanjye ni inshuti y'uru rugo. Nkunda kurugendamo cyane. Gusa ariko ntabwo nanjye mu gihe mperutse hano inaha ntabwo uhari. Ntabwo nari mpari nje vuba. Nawe uje vuba. Gute se uri hano gute? Ndi hano nka murumuna w'umugore wa hano. Uri murumuna Jackson? Okay. Mu rugo se baraho? Nta kibazo. Nanjye ndi inshuti ya Manzi turakorana. Ibiro byacu biregeranye gutya. Turakorana inshuti yanjye kuva kera cyane. Byiza kubamenya. Nishimiye cyane. Nabundi se nabundi murumuna wanyu mugira se? Niwe na Jackson gusa? Turi abakobwa babiri, abandi ni abahungu. Abandi ni abahungu bangahe? Dufite umwe. Ni byiza cyane kuba mama wanyu yakoze kuntumira umubana. Uzi wacu?
umva twavutse turi duze niya Ari abakinnyi b'umupira. abantu n'abasimbura ubu ngenda umwana wa gatandatu mu rugo Mbese ukurikirwa n'abana bangana? ntabibazo bari imbere yanjye Kandi mbona nawe uri umwana. nyine mama yatubwiye duherekeranyije ngira ngo nta n'umwaka wacaga akabyara numva nyine ni ibintu bitangaje ariko biba byiza cyane kujya mu muryango iyo nta mwijyana urimo biba ari byiza cyane biba ari byiza Hari ikibazo none? none se manzi basi yagiye kugira aho agiye Yavuye hano mu gitondo nk'ibisanzwe ubwo njye nakizi ko yagiye ku kazi. ntabwo yari n'umugore Oya. manzi ko nta kintu aba yambwirwa kandi akunda kumbwira buri kimwe cyose Sinzi ukuntu bwatakubwiye ariko ntabwo mbizi. shaye bana aho nzamubonera buriya tuzabisubiramo ubu naje nzi ko ndi buhamusange ubundi buri gihe cyose iyo nje umusanga hano none dore naje ndamubura Wari kumuhamagara nyine ukumva? ntabwo ninze muhamagara kubera ko nyine iteka iyo nje hano nkunze kumubona urabona iyo muri weekend ntabwo dukora nkunze kuza hano nkamubona ariko noneho biranunguye kuba nje nkamubura Wasanga yatembereye. mwese mushiki mukuru wawe bitewe Yagiye gusura mu gitondo. ariko umeze neza nta kibazo? Nta kibazo. uriga se? mu wa kangahe? Ngeze mu wa kane. mu wa kane? primaire secondaire? Secondaire. nanjye nakubaza gusa ngo primaire cyane byiza nizeye ko n'umuhanga nabonye uri umwana witonda ufite makeya umeze neza Ndagerageza kugerageza siporo ntabwo nakubwira ko ndi umuhanga cyane kuko ntabwo umuntu yimenya ariko nyine hari ikintu bavuga umuntu n'ubanza akimenya then nyuma akaza kumenywa n'abandi hari igihe umuntu aba atiyizi buriya burya umuntu aza akavuga ati umeze gutya wowe ubwawe ntacyo urisobanukirwaho uzamenye ko akubeshya cyangwa wenda hari izindi ntego ashaka kugera kuri wowe ariko uzamenye rwose ko akubeshya aza kugerageza nirebe neza ubifite amagazi amakuru se y'umukecuru ameze ate ari umukecuru yari ari hanze ho gatoya iransize we irancitse mama mwiriwe irancitse iki inyigo ucitse oya tujye gufata umusazi aragiye ngo ngaragiye umusazi ari he umukecuru ari ikibazo afite ntabwo mbizi ni kuriya nyine biri aho ngaho ariko ndabona umutima wawe ntabwo umeze neza ni karibu wapi mani wowe urabona karibu ugatumureba hano shandawe nyine ko mbona se ibitekerezo bise bijya kure cyane mama hari ikibazo afite aba ari abo nyine ni ibintu mba ndi kubona ntazi none se by'umusatsi yavugaga ni karibu Nadine ndabona bagusuye iri nyibere icyo se muhi bisa amafu waje gutereka urafushye moya nama bwo nazamwirongorera se shabi nitambukira gusa ninje kureba manzi hari ikintu ushaka ko tuganira cyangwa bagira bagiye abonye babyuka bagenda ariko ntabwo nzi ko gahunda zabo ubundi gahunda zaba nyir'urugo wazimenya sha muhi ni ukuri rero uje n'umuntu ari ngiye ariko nta kibazo biremewe byose reka kansige muganira ni ngiye se tugenda oya n'ubundi agaye kamfashe reka nsige muganira
ya ubwo tuzasubira. Nta kibazo n'ikindi gihe nakamuherekeza ariko nta kibazo. Oya ntabwo rwose ndihuta gusanze ubu ngubu ndimo ndamusezeranye. Oya ntacyo ntabwo nzaguherekeza ubutaha. Nta kibazo kabisa. Cyangwa waguherekeza. Oya nawe nagume hano nta kibazo. Nawe utamuza. Okay, nta kibazo ni black. Ariko tugatorerukanye kera. Ubaga ese. Banzengurukaho mwakazi kaba kamfasha. Sha sanga musigara amahoro. Warusize telefone yawe. Urakoze cyane. Nibisanzwe banza ubwira amakuru yawe kurangira uriya muti promote. Yambwiye ngo ni inshuti ya hano. Inshuti ya hano Nadine kuva wava mu cyaro na n'ubu nturamuka mu maso. Nzi ko nabonye nta kibazo bafite. Bamugira inama rero tuganira nk'abantu bakuru. Wa mukecuru ibyo na n'ubu ni kwa kundi. Kwa kundi. Ako babyanshanze nyine yaraza. Bigucangira iki se ubundi birakurebaho? Aragasara. Uravunwa n'iki wakoze icyakuzanya? Ariko se wowe ubona uriya mama atari mwiza? Ubwiza bwese bugushingira ku mama natuganira neza nta kibazo. Muganira neza. Ntabwo witaye ku nyungu za mukuru wawe, ntiwitaye ku mibereho struggle y'imacamo uyu munsi. Uraho tunga muganira neza, guseka neza. Byose wabirya ukabishyira mu gifu. Ubundi kuri ya mukecuru yambwiye yuko uriya mwana ari we wenyine yabyaye. Undi n'ubundi mitungo yose kariye. Ibyo rero mbamubwire. Wese wazungukira he? Yewe se. Ngiye kubaho neza kwa mukuru wawe niko kubaho neza kwawe. Ngiye numva ko mwabinyuza mu buryo bwiza. Bande se ubundi we nakubwiye uri hano waje muri vacances uri kumwe na muhana. Kora inshingano yawe nk'umwana igazana amanota ikindi. Ibya mukuru wawe rero nujya kubyivangamo ngo yura muntu no mama mwiza ukazana amarangamutima yawe hano. Ngira inama. Aho wavuye ntuhibuka? Ndahibuka. Bashaka gusubirayo. Wari umaze kumera neza. Kandi amahirwe ni menshi. Njye ntabwo ndende kubwira ibintu byinshi hano. Pe turaganira nk'abavandimwe. Siniteguye kureka mushiki wanjye ngo urugo rwe rusenyuke abihombere. Kuko byibuze afite umutima wo kubasubya inyuma agatekereza. Wowe aho ngaho tuyobowe n'amarangamutima. Bano basore uyu musore uvuye hano nta muntu n'umwe utamuzi ko ari umugome ari n'umuhemu hano. Reka akomeza kwiziringeho gukeje ubundi azagutera inda nzakubona utwite. Nawe ntabwo saba rero nyine komereza aho ngaho. Ntabwo yabikora. Bose baramuzi nimba utanabize mu kanya uzasohoka utembera no muri karitsiye bazakubwira uwo ari we. Nabonye afite umutima mwiza. Ese ubundi wowe uri Imana ureba mu mitima y'abantu. Nabonye acisha bugufi. Bugufi. Nabonye akunda n'ukuri. Itonda banza bikwereke neza nyine. Namara kubona ukuri kwawe niba azakuyereka ukamenya uwo ari we. Guhera uyu munsi gerageza umugendere kuri uretse nawe n'abandi basore bose bazabirwa bigenzagenza hanga bakubaza ngo manzi bakubaza mukuru wawe bakubaza n'umukecuru. Ijambo rimwe ntabyo nzi. Urimo nani? Yagerageza. Ntabwo ari nzagerageza bikore uko nguko. Hano niviriye mu kazi. Ubayeho nabi nahangayika. Ariko ubayeho neza nanjye biranshimisha. Guhera uyu munsi iga gukontorora abantu bagenda muri uru rugo. Yewe na manzi. Nuriya mukecuru uko ameze kure ntibikureba. Mwana wa bite? Bite ko ndi wababaye? Bite ko ndi wigunze? Nta kibazo mfite. Ariko nta mpamvu yo kwigunga. Iyi ndege irimo abantu benshi. Iyi ndege irimo abantu benshi nta mpamvu yo kugira ngo wigunge. Ikibazo ni ikihe? Ikibazo ni ikihe mwana wawe? Ikibazo ni ikihe? Ese wowe nta nshuti ugira? Nta nshuti ugira ngo igufashe kwishima, igufashe kunezerwa, igufashe. Nta nshuti ugira? Ako ngewe buriya nagushyingira umushoferi w'iyi ndege.
ukumva mbabarira w'imbabaza mwana nkunda naje nazu ubugome bwawe mbabarira basi nuze bwa rimwe magusaza nanduranije ese nagutwaye iki mwana nkunda umubyeyi wese arera ashaka ukuza maze ngo uwabyaye azaba intwari ariko watengushye abakubyara